kwicuma agashaka kugumaho aho yahaye ntasenga ariko arahicaye. Uri kumva neza? Bahanura batudora igihe bahanuriye ariko ubundi baba bari mu biki? Uwo nguwo bari kugira gute? Abari kwanga kwicuma. Bavuga ngo tanga ituro akavuga ariko ubundi ari amaturo sayo barya. Uwo nguwo ntabwo bari kwicuma. Abagize gute? Abahagaze aho yagize gute? Abasubiki. Wowe icyo ukora rero uramudepanse yaba gatanu gatanu.
Fungura inzugi y'abakurowe ndetse n'ibigwizo ndabicamo kabiri yandobo bacukuye nzajya nyigusimbutsa ntacyo uzaba Yakobo humura reka Imana twiringiye ntabwo ari umudive reka Imana twiringiye ntabwo ari umugoroso reka Imana twiringiye ntabwo ari umuyehova reka Imana twiringiye hejuru iyo dusenze iratwumva Oh,
birashoboka ko Yesu ashobora kukugeraho mbere y'uko uri imbere cyangwa se mbere y'uwari ukuri imbere. Ikamubwira uko bigenda. Iriya ndirimbo iyo nza kuyivugamo ibintu byose byakabaye bijyamo yari kugira nk'iminota 15, ariko ukanda reka navugeho. Birashoboka, ariko ni wowe nyir'ubwite ubigiramo uruhare. Si Yesu usimbuka ukuri imbere, ahubwo ni wowe umusimbuka. Umusimbuka gute? Abo ukuntu umuntu aba ari mu murongo adashaka kwicuma, agashaka kugumaho aho yahaye, ntasenga ariko arahicaye. Uri kumva neza? Bahanura batudora igihe bahanuriye, ariko ubundi baba bari mu biki? Uwo nguwo bari kugira gute? Abari kwanga kwicuma. Bavuga ngo tanga ituro akavuga, ariko ubundi ari amaturo sayo barya. Uwo nguwo ntabwo aba ari kwicuma. Abagize gute? Abahagaze aho yagize gute? Abasubiki. Wowe icyo ukora rero uramudepansa, yaba agatanga ugatanga, yaba atagikunda Bibiliya byaramushizemo, wowe ukayikunda cyane. Ni ukuvuga ngo wagahagarika akagenda gace mu by'Imana, wowe ukabijyamo cyane. Aha ngaha uramudepanshije, ntabwo Yesu azamugeraho mbere y'uko akugeraho. Urumva ko ni wowe ubigizemo uruhare, si Yesu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abanshakana umwete bazagera gute? Ngiye kubaririmbira ngo ejo fata mu kiganza cya mugenzi wawe mugutume, nanabyanga ubimubwiza umuntu. Mba mumbwirire ngo umuntu ntabwo yamukira none. Utamubwira mubwire ngo umuntu ntabwo yamukira none. Usanga uti kumemukire none, ejo akobonye ni gusa. Iyo ndirimbo ngiye kuririmba yitwa ejo. Umva ategiyemo ubushakashatsi, abantu bazungu n'abirabura, ubizera batarize nagezeyo, nawe si wamenye iby'ejo hazaza. Bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, umunyarwanda ntibutaka iby'ejo. Mu mbuga z'iki gihe ngo iby'ejo ni kanje, ariko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ategiyemo ubushakashatsi, abantu bazungu n'abirabura, ubizera batarize nagezeyo, nawe si wamenye iby'ejo hazaza. Bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, umunyarwanda ntibutaka iby'ejo. Mu mbuga z'iki gihe ngo iby'ejo ni kanje, ariko ejo hazaza burya ntawahamenya. Umva yiyeguriye Yesu azagufasha, yibaniye nawe azagukiza. Tumwemere atuyobore, ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza ntari ibisubizo ndabyemera, ariko bashobora no kuba ikibazo. Abantu b'ibizu bataha ntibona, no kurana na Yesu no kwitegereza.